Nimu kweka ikote warishyize mu magara. Narishyize ku makanda y'ikaranga. Kinakindegesha kukiranuka mu bisino mu ijuru. Kereka kwizera kogejwe de n'amara. Soya Yesu Tausi ariko uyu mukozi rero nubwo mukunda mbona nitesha Tausi Karame arukunda Imana nk'umuntu undi rwose mu buzima akaza ari ikigeragezo. Tausi Karame we nana ya hiyo waranzengereza ntabwo ndakumeka yiwe hano ngwino se none se icare ndi mu kazi bose none se ibyo ni ikikanguzanya muri salo mwuka byanga ubu ndashaka guteka ukagenda uriye bya guteka nkateka ntinzi abazabizongera ubu ntabwo bizongera igihe nakubwiriye ntabwo urateka ndashaka kuzana nteke igihe hakarangira igihe ukarira igihe washaka kubyuka turika umva mubwira nuvuga ngo inkweto nakubwiye wazihanaguye ariko bose umusabye mbwira nyine ujye umwanya ubwira ibintu biba byabaye muri quartier oya ndakubaza jewe kweko ntekereza mbona mbe neza wanyambitse nzaba umukozi kwa kakofe byanyu nabwiye musabaze bose mbwira bya Ferdinand bireke ngewe ngiye gusenga ngiye mu materaniro wamujyanye inkweto nakubwiye guhanagura wazihanaguye inkweto zimwe z'ibihogo sizo nakubwiye zazi nombaye ugiye kureba ikibanza rero zazi ni zihanaguye izo nazihanaguye bose ese unoza uri mu rwanda mu nose uraseta mu by'ukuri mbwiza ukuri usibye imbaraga zibangize kurwaniramo urarya igitunguru urya na karoti ubu se ahantu uzivuriza kuko uzahabona ko kandi abantu bazabwirwa n'iki cyakwisheho kandi kwitunganya ngiye guteka none se buretse gato nzanira inkweto simo nzanira inkweto muri cakazi mu kanya uravuga ngo n'ubundi ngira vuba nakererewe amaterano yageze kure mbabarira rwose mana yanjye ukuntu ari umugabo mwiza gusa cyangwa se nkunda koza akazi nzanira inkweto z'ibihogo zimwe za nkweto z'ibihogo bose dore hano ya makaro nafashe yose ni ukuvuga ngo urufunze yambwiye ngo niyo uhagera mpite nyiguha urabashaka kurangura nawe nawubwira bose araza saa sita ntabwo njya kukorera ngewe nzakora amasengesho yo kwiyiriza ku bwawe kawunga yo ntimwishyure yari ibikirimo inyo ibi bintu byihorere binyerereza ni ukuvuga ngo ngewe ngiye gusenga kandi niko nakubwiye ibintu bya kawunga ibintu by'amadeni kandi ikindi muri urugo ntabwo ndigera mfata ideni urangukira neza nzanira inkweto njye gusenga mwese uko atari guha amajyane amajyane y'iki se nta mafaranga ari hariya nasa ahantu hari amafaranga nagwaza uca ku mafaranga ukajya gufata ideni ubu narandikishije ko rwose ntabwo nari igihe none se amafaranga nsiga buri munsi yakoresheje amafaranga nsiga buri munsi yakoresheje ndakubaza amafaranga nsiga uyakoresheje ariko mva mubwire tawe ngewe ndi umukozi w'Imana ntugashake kumucumuza ngo njyane kure abakozi ndabizi muri ibigereranyo mu ngo z'abantu mugusha abantu mwabaye ibisitaza nubwo ikibazo ufite ni kimwe cy'ukuri ntabwo waba aranyanditse gutya mucumuze none se ufite ikihe kibazo niyo waba mwishe nzayamwihorera wishyirira ubu sinzi gutesha umutwe bose kuva ugiye kujya uteka ibyo kurya bitagira umunyu kujya mwishyiremo none kuba mwishe iyo wabaye mwishe ubona gutya ntacyo nzanira inkweto basi nzanira inkweto unaryohera ibingibi ubiteka uyu muntu mwirukane muri kigo kumwirukana ameza cyane ntabwo naba neza imbuto bose namwetse ibintu cya cyana cyishe cyaje hano mwiriye kumusengera umuntu akaba muzima sizi navuze iki cyana nahanaguye ngiyi wenda ushatse none se mu by'ukuri
usibye ko ibisazi by'iwanyu byakurenze nose nje mbwiza ukuri nkoresha umusazi cyangwa nkoresha umuntu muzima ese inkweto urabona zisa ntumbwiye inkweto ujya wambara ugiye kureba ikibanza kandi none se nambara inkweto ngiye gucirira imbwa urabona ngiye gucirira imbwa ku buryo ngenda nambaye inkweto zidasa wagize nanayemera kwizana hano ibyo naziyaga nabe none se ko ingenda genza n'urugenzi rw'uru uru rusubizeyo izaziya nimugoroba zana rugenzi rw'uru oya rugumesha none si ibintu ibi bitsinga wambaye ni ibiki mu ijosi ye papa uranyibukije do nagikora ku mujuru wajya muzanira telefone zanira nagikora ku mujuru oya muri juru mbere zana iyo telefone irimo gusona yizana wasanga bambuza mu materaniro gira vuba mereza zana wone mu kabano w'amafi kabano amafi Allo oya ni iryo duka rikurikiyeho ryo haruguru oya nta kibazo ibindi turabivugana mageze ngiye kuza amateraniro abantu n'abarimo bamamagariramo n'abane akamara amazi se barabona mva mubwire abantu bambutse gira vavu ubu tubyaye tubihombe none si ubwo rutsinga ibyo nsinga byihorere nubwo ngo wenda aza kugusengera nzanira urwa rukweto rw'urugenzi rw'uru uzane n'aya masogisi y'inuza uzane aya masogisi nshatse nashyiramo umukara cyangwa ngashyiramo amwe ya shokora ntacyo bose nayo ziya masogisi ntabwo ari umwe masogisi ntabwo ari umwe kandi ntabwo ubwo bigezweho kwambara amasogisi y'inkweto mana yanjye dore ndashaka izi ngizi urumva genzana rya kote izi tuzi genda zisubira muri tiruwari hariya tebuka nzanira ikote rirahanaguye ariko banza nzanira bibiri nzanira ikote na bibiri ndashaka ibintu ikote na bibiri tebuka abantu bambuze dore ibintu ntabwo uri burya yes urakoze cyane thank you nuko rero ubundi rero nk'ubu ngubu urabona ko ngutumye bibiliya urakayimenya impamvu uyimenye ni uko imana irimo ikorobanurira gusobanukirwa amabanga arimo hahana mwana wanjye inshuti yanjye tabusi ukwiriye gusenga imana nkagusengera byanaba ngombwa nkazana abanyamasengesho baguze kuko ufite imbaraga ntazi izo arizo urumva buriya njyewe ibintu bituma nagira amagambo menshi ntabwo nabyo nzanira ikote simbuka nzanira ikote ibintu byo kwigwa mvuga ntabwo nabishobora nzanira ikote ujye umbwira guteka umbwire kujya guteka ibintu byo gutuma ndirirwa mvuga umunsi ukirashwe yego none se tawo by'ukuri iri kote bararihanaguye narihanaguye bose narihanaguye nishyira muri mashini tawo iri kote warihanaguye kandi natwe mukirije hano ku gikoni tawo si siyo mpamvu amakara yashize ni nayo mpamvu amakara yashize nashyize hano ku makara umufuka w'amakara w'icyuma iri kote warishyize mu makara narishyize hano ku makara ndarikaranga ndarigaragura byose bitari byunguka gusa urabona no kubigenza gutya tawo genda uzane amasogisi irukanka haguruka uzane amasogisi koko uri umukozi urakasa mutwe uri iki koko uzi ko ushobora gufata umuntu niyo umuntu yaba avuye ku musozi gusenga uzi ko ushobora guhita umugusha akarangira burundu ubusizi intambara zo mu rugo uhe ntacyo wanyerereje nzana amasogisi ndabona babyambariraho kuko amasogisi nsanze aturu urabyambariraho ahubwo kira kora cyazo kuri nsanze rwose amasogisi ntabwo yumye irindi nsanze rya ryaguye narifuze nsanze kirika byatsa kuyakaranga kuyo yumuka kandi nabyo amakara yashize ugiye gukaranga amasogisi kugira ngo nge mashaka ibintu byihuta kuyoboza ku buryo ufata amasogisi umuntu yambara ukayakaranga bitwaye ko karanga ibyo uri burya ku buryo ujya ku rwego rwo gukaranga amasogisi none se amasogisi ajya mu birenge ukakaranga ibyo urya ko bijya mu nda kasi amasogisi ajya mu birenge wowe uri ku rwego rwo gukaranga amasogisi kugira ngo yumuke none se nge ndi kukubaza ntacyo kamubona ntabwo kukubaza ndi gusubiza amasogisi arajya mu birenge yego uyafite imwe ko nibayakaranga kandi n'inkaranga kawunga n'inkaranga inyama urazirya zijye mu nda ikikwiye gukarangwa n'ikize ahubwo
ahubwo amasogisi yakwiye gukarangwa kugira ngo umwuka umubuvemo. urashaka gukaranga amasogisi? Nese kumbwira ngo bikuye amasogisi yumutse kandi yumye. Mbabwire iyo amasogisi yose wayafuze yose uko yakabaye ibigura igera muri 15 yose ntabwo yumye nicyo navuga yose se yose reka mbigenje gutyo byafase nikoreshe babyo nize nibyo byakwihuta. wize gukaranga amasogisi urayakaranga rwose kumuka kagenda neza uhumura n'ibirenge n'agatungo naho ngibi byo kwambara ibintu ndabase we kanirebera mu cyumba wenda wasanga hari ayandi remo naho ibyawe byo biranyobeye. ugiye gukaranga amasogisi nukwiyumutse reka mwese ushaka ko kugenda wambaye imyenda ihumura. ntabwo ngenza kwitwa muri ibyo ngo ndibona n'ubundi twaje wanzanye umubwira ko uri guteka ntabwo ibyo by'imyenda imyenda byari birimo kuko twavuganye kuzanteka mfite umuceri hano ngo iki gihe asa n'abashyitsi ntabwo natwe abakozi turi abantu deni asa naho by'amasengesho ngenda ansengera asa nsengera ajya agenda gusenga hirya ntabwo nabikozwa nanjye azayagenda nanjye nshiwe naza nanjye ngaruke genda rize natekeye abazungu natetse mu Bubiligi natetse mu Buhinde abo bose n'abatekeye barakuze ariko byamara kuza n'ibonoma utawusima natetse gutyo cyangwa ikiramo amabuye n'ikiramo amabuye azongera kujya ari inzu ari n'amasengesho